utanze comment nziza cyane. Uravuga uti iyo umaze gutandukana n'umuntu ugomba gufata igihe cyo gutuza, cyo kumara igihe utavuga, hari hashize igihe kinini cyane, ariko kumvisha ijwi rya Vitality kumva ko ibikomere bigihari bitarakira, akiri umuntu ufite umutima ukomerewe cyane. Mbo hari ibintu bibiri byatumye adakira. Icambere nuko ku by'abantu babonye. Niyo mpamvu mu rukiko akora ibimenyetso ntago akora ukuri. Yego. Urabyumva? Rero icyo nagira ngo mvuge mu by'ukuri yewe naranabivuze, ndamusaba nawe guceceka. Vitality ntacyo bimaze. Ntabwo Imana niguha amahirwe ya kabiri utazagira ikosa ukoramo. Ariko yo udafashe umwanya wo kwitekerezaho ukajya muri ibyo biyobyabwenge, ntufate umwanya wo kwitekerezaho ukajya muri abo bagore cyangwa ukajya muri abo bagabo, n'urundi wubatse ntabwo urushobora. Wabyumvise? Ariko wafashe umwanya wo kwitekereza umenyeho ikosa abana b'Imana. Hari amakuba yanjye utazapfa wumvise kandi nyafite. Kuko hari uwo nyabwira, kandi uwo nyabwira nta nyumva nga nenge, nta nyumva nga seke, nta numva nga negure, ahubwo uwo nyabwira aransindwa n'urugamba mu mwuka. Biravuga ngo dufata ibitekerezwa mu mitima tukabigomorora Kristo. Rero ndakangurira abantu bose n'abandi bari mu rugamba, rwaba ari urwingo, rwaba ari urw'inshuti zabo, mureke n'ubuzima. Isi irazunguruka. Murakoze. Ku ruhande rumwe nta namugira Vitality ko numvise avuga ati nditsimbye, nta namugira Vitality yo kwitsimbura. Kuki akomeza kwihisha? Ntabwo nzi nimba yihishe, nimba yavuze ko yihishe. Yarabivuze ati nibyo. Yari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi, nigereriye mu ijuru nsangeyo wampfiriye. Turirimba n'indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye. Nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye. Nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye. Aze kuri mwese mudukunda mudukurikira, turabashimiye cyane. Tubabwire ngo turabakunda. Happy New Year. Mwaka 2020 nanjye mbaye nk'abasire. Yaba ngo Happy New Year. Ariko ni byiza cyane, tugomba kwishima kuko turi mu bihe byiza. Turi kumwe na Bishop Gerard. Bishop tugwaye ikaze nanone. Murakoze cyane. Meze neza. Happy New Year. Murakoze. Natwe samwe. Yego. Dutangiye mwaka 2025, mukuri tubifuriza kugira ngo mwaka uzabere mwiza cyane. Ibitareme 2024 2025 bizemere. Ntabwo nshaka kugira ngo tuze gutinda cyane. Uyu munsi ngize amahirwe ndakubonye, hari utubazo tumwe na tumwe numva nifuzaga kuba nakubaza. Yego. Mu minsi yashize ni igihe kinini cyari gishize cyane, tudaheruka kumva umuvandimwe Ntinyurwa Vitality mu nyamakuru Memburo TV, ariko hashize igihe kirenga umwaka. Wenda benshi twatekerezaga ko byarangiye, ariko simvuze gupfa. Ntabwo azapfa zarama. Ntabwo mvuze gupfa, nanjye batashya muri babandi. Twumvaga ko wenda ibintu byirankuru byarangiye, ubwo byo mvuga abantu bari kubyumva. Tubona umunyamakuru Vitality agarutse mu ntimba iremereye cyane, ameze nk'utabaza, nk'utanga impuruza iyo byageze ku rwego umuntu avuga ati nimpfa muzamenye abanyishe, muzamenye icyo nzize. Aba ari ikintu cyemereye cyane. Ni ibintu wakire gute Bishop Gerard? Utumva rirajwe wabyumvise ute? Mbo intambara zose ni intambara. Yego.
ariko intambara ukururirwamo na bene so iragora kuyirwana. yazi ya mirende mukate zawe matingereza ki ikizi ni 70 yego yo urwanya intambara ukuyemo na mwene so intambara burya zose ni intambara ariko kurwana n'umuvandimwe n'abavandimwe bawe biragora. Intambara burya ishobora koroha urwana n'umuturanyi, urwana n'uwo mwadikanyije, ariko kurwana n'umuvandimwe biragora muziranye kuko icyambere abakuzi abazi ibyo ukunda abakuzi mbese muri make. Rero Vitali ikibazo cye uburyo nyibona mu ishusho yanjye urugamba arimo n'urwa bene se. Yacecetse bo nta gahenge bamuha bakomeza bamuvugaho. Iyo mvuga bene se ntabwo ndigira mubona Sekira yamuvuzeho abakora inkuru za Sekira, ahubwo usanga muri gospel buri munsi ari we muntu bashimashima. Rero gukomeza ubona uri ku wacecetse abandi bari kuvuga kandi bakuvuga wenda mu buryo butari bwiza, ntekereza ko nibyo bintu bigenda bimugarura nawe akavuga. Ucyumva rirajwe rye ameze nku ucyumva rirajwe rye ameze nk'uri gutabaza ameze nku rirajwe waryumvise mu iki bishop rirajwe rya Vitali wumvishemo gutabaza wumvishemo iki? Mbo ndatekereza gutabaza ntabwo nza kubyita gutabaza kuko gutabaza turi mu gihugu kigendera ku mategeko. Jewe ninza gutabaza ntabwo nzaza kuri social media, ninza gusubiza ubwo nzaba nishyuye uwavuze, ntabwo nzaba ndi gutabaza inzego kuko aho inzego zikorera hose ndahazi, mfite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuzisanga. Ku bwanjye nabonye ari nko gusubiza abahora bavuga kuri we kandi nawe hari ibyo abaziho, kwari ugusubiza bagenzi be, ari ugutabaza yakitabaza izo nzego, ariko kwari nko kubasubiza nkuko nawe bamuvuzeho nawe ngabavuge abantu babamenye. Yego kuvuza ikintu gikomeye cyane ati kwari ugusubiza abantu bamenye. Twari tumaze igihe kingana n'umwaka ku bitangazamakuru byinshi bitagaruka kuri Vitali, ariko ari byinshi cyane wenda tutari tuzi kuri we naho yagiye. Biriya yavuze wabitekereje nko gusubiza cyangwa no gutangiza urugamba bundi bushya? Navuze ko umuntu intambara uri gukurirwamo n'umuvandimwe wawe abakuzi nawe umuzi, kuyirwana ukanayitsinda akenshi ntabwo bikunda kubaho. Burya intambara z'abavandimwe ziragora, ariko icyo nshaka kuvuga kandi nagusubije ntabwo kuri ari ugutabaza, ahubwo ni nko kwishyura, nko kugusubiza revenge. Wowe wamvuze gutya unyita iki, nanjye reka nkwerekane uwo abantu bamenye uriwe. Nkwihorereho revenge ntabwo ari ukwihorera, simba ariko bamubyita, ariko ni ukugusubiza wamvuzeho ibi bibi byinshi, nanjye reka nerekane ibi byawe. Yes nawe dore ibibi byawe. Yes nicyo ngicyo gihe mbonamo. Yego ntago nshaka kugira ngo tuze gutinda kuri iyi nkuru cyangwa se tuyivugeho byinshi, ariko icyatumye mvuga nti aho nzahura na Bishop Gerard nzicara wenda ngira ibibazo nka bibiri bimubaza kuri iyi case. Numvisemo ijwi ryawe izina ryawe ariko muza hati nabwo yaravuze ati muzabaze Bishop Gerard. Nje gukora ibyo Vitali yavuze, muzabaze Bishop Gerard abamuhamagaye ngo nashaka umugeneral antera ubwoba. Ayo magambo urayumvise? None se yewe umugaba w'ingabo reka nkubaze abagushatse ngo ngushaka umugeneral gutera ubwoba atera ubwoba Vitali bemize biti? Burya rero hari abantu bazi ko umugeneral yagutera ubwoba
wahubute n'umunyerondo yaguka ntabwo bisaba general ntabwo bisaba general ikindi giyewe ntabwo nkora mu gisata cya sindi umugaba w'ingabo ariko ubwo umujenerali wenda yari nk'uwa Konga ubwo u Rwanda ntiyabijyamo so iyo umuntu ababaye je ntabwo mufata nk'umunyamafuti kuko nize ku bantu iyo umuntu ababaye avuga ibyo ashaka akavuga ibiri ngombwa n'ibitari ngombwa ariko mu biri ngombwa cyo bitari ngombwa ashobora kuba harimo ukuri oya buriya habashobora kuba harimo ukuri cyangwa hatarimo n'ukuri kuko iyo umuntu avuga nyine ababaye atonekara aravuga nyine aravuga ntitangire ntamenye iki kivuga iki ndakivuga ese uwo muntu ngiye kuvugaho uwaza kwanariza si bimvuze arakuramo iki so je mbona nk'ijwi ry'umubabaro ijwi ry'agahinda ijwi ryo kwitura abagiye bamuvugaho ariko jewe ku giti cyanjye ku byabo ba general n'ibiki jewe nta wigeze aza kugusaba ko washaka umugeneral ubu ndimo ndavuga tubu none se Bishop ari muri team itera ubwo wa Vital oya ntabwo ari byo nta nubwo byanabaho ni inshuti ni umwana nkunda yambereye umugisha nanjye mubera umugisha twakoranye niwe mugabo twakoranye neza gospel niwe mugabo twakoranye neza ibijyanye na gospel mu gihe twakoranye ntabyo ibyo ntabyo nzi ni wa mutima ubabaye udasobanura amagambo musobetse amaganya udasobanura amagambo ariko ikindi nta n'ubushobozi mfite jewe bwo gushaka general wo mu Rwanda ntabwo mfite ubwo bushobozi urumva rero aho haba harimo kurengera kandi ibyo nabyo ntekereza ko nta nicyo bimariye abanyarwanda yego ariko mu mibabaro y'abantu buri gihe nagendaga mugira inama umuntu nyine najya kuvuga ikintu ajye yibaza ngo gifite imbaraga ki muri sosiyete nyarwanda gifite n'izihe ngaruka yego ku ruhande rumwe hari ikiganiro mu minsi ishize duheruka gukorana uvuga ku bigendanye na divorce nabonye baranatanze comment nziza cyane uravuga uti iyo umaze gutandukana n'umuntu ugomba gufata igihe cyo gutuza cyo kumara igihe utavuga hari hashize igihe kinini cyane ariko twumvishe ijwi rya Vital twumva ko ibikomere bigihari bitarakira akira umuntu ufite umutima ukomerewe cyane mbo hari ibintu bibiri byatumye adakira icyambere nuko yakomeje gukurikirana ibyo bene se bamuvugaho abyumvise Vital yabuziriwe irengero Vital ariko akomeza kubikurikira arabyumva yo ushaka gukira ureka no kumva ibitakubaka mu mbaraga zishoboza gukira ibikomere ni ukureka kumva ibitanyubaka yego nakurikirana cyane icya kabiri ni ugukomeza kubona bamwe mu bagiye bamutega iyo mitego yose aribo bakomeje gukomeza bamuvugaho aho rero bimutera guhaguruka ntabwo akira akomeza gukomeza akavuga ukomeje kuvuga mbese gerageza reka nkwereke urugero yego gerageza kwica umuntu unanirwe kumwica yego ariko uguma umubwira ngo ntacyo uzigezaho n'ubundi ntabwo uzanterana imbere ntaho uzangirana uwo muntu nubwo atapfuye ariho ariko arabona ko kimuhiga nawe rero ashobora gutegura udutwaro buryo agomba kukurinda udutero two kugira ngo nawe agusubiza kwereke ko ahari kandi ahagaze neza ari tayari ngo mujye mu rugamba yes sina tayari ngo mujye mu rugamba ahubwo ari ngo kuvuga ngo reka mbwira abantu ibyo wankoreye kuko wowe uririrwa ubwira abantu uririrwa umbwira abantu nanjye reka ngusubize nkubwira abantu urakurikirana ni kwa gusubizanya mu buryo rero atakizemo igikomere ari ibyo uvuga buriya mwene so wo mu nzu y'Imana
gukomeza ubona ahagaze neza we yubashywe wowe usuzugurwa wafite agaciro wowe wakambuwe witwa umunyabyaha uzi ko ari we munyabyaha biravuna kuko isi ireba ibigaragara isi igendera ku by'abantu babonye niyo mpamvu mu rukiko hakora ibimenyetso ntabwo hakora ukuri urabyumva rero icyo nagira ngo mvuge mu by'ukuri yewe naranabivuze ndamusaba nawe guceceka Vitali ntacyo bimaze ntabwo avuga n'ibyo yatakaje bigaruke ntabwo avuga ngo ibyo yabuze abibone ahubwo byaba byiza kuko nibyo navuze iyo umuntu atandukanye n'umugore uragenda ukicara hariya ukirinda ikigare wowe ukitekerezaho ukibaza ngo ndinde kuki bibaye iyo umugore atandukanye n'umugabo si igihe cyo kugira ngo abagabo bamushoke no ni igihe cyo kugira ngo yicare yitekerezeho avuga ati ariko umugabo dupfuye iki icyo bigufasha ibyo bintu bigufasha ko ikosa wakoze mbere utazarikora bwa kabiri imana niguha amahirwe ya kabiri utazagira ikosa ukoramo ariko iyo udafashe umwanya wo kwitekerezaho ukajya muri ibyo biyobyabwenge ntufate umwanya wo kwitekerezaho ukajya muri abo bagore cyangwa ukajya muri abo bagabo n'urundi wubatse ntabwo urushobora wabyumvise ariko wafashe umwanya wo kwitekereza umenyeho ikosa ryabaye ukavuga ati iri kosa ntabwo rizongera kumbaho rero ndatekereza Diane ntabwo yanga Vitali njye nuko mbifata kuko amwanga ntaba yaravuye iwabo ngamusange babane ari amezi ariko Satani icyamuzanye no kwica kwiba no kurimbura magaciro icyo dupfana kuruta icyo dupfa urumva ibyo dupfa ni ibintu birangira ibyo dupfa ni amasigisi yo ku isi nzamuke menyekane wumve ko ndi umunyakuri no ibyo gihe nta n'ikintu bimariye icyo dupfana dusangiye amaraso ya Kristo dusangiye gucungurwa no kuvuka ubwa kabiri icyo nicyo gifite agaciro rero Diane guha agaciro icyo bapfana Vitali guha agaciro icyo apfana na Diane bibahe kuba buri muntu wese yakorohera undi kandi bakabaho mu buryo bw'ituze yego hari ikintu uvuze ariko wenda abantu baje kugiraho dote uyu munsi hari ikintu ushobora kuba ufite ku mutima bikaba ngombwa ko kivuga kuko tutakivuze tujya dubona abantu bamwe biyahuye ugasanga rimwe na rimwe abaganga barakubwira ati uyu muntu yabuze umuntu abwira uyu muntu yabuze uko atobora ngaruhuka umutima hari umugabo w'umukire w'inshuti yanjye yambwiye umuti bamurangiye kugira ngo akire iyo yabaga afite ibibazo byinshi ambwira umuti bamurangire ndawuseka ariko yarambwiye ati hari umuntu twaganiriye uzobereye ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe yarambwiye ati niwumva ufite ibibazo byinshi jya ufunga imodoka uvuze induru uti nimunabare uvuze induru wenyine ati umare nk'iminota 10 atuzajya wumva uruhutse urumva ntabwo ibituruhije byose ari ngombwa kubizana kuri social media njye singemera ntabwo wemera ko umuntu ashobora kuvanga aruhuka umutima no ntabwo tubizana kuri social media mva umuririmbyi uko yavuze yaravuze ngo we mutimurira uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mfite inshuti itabonwa n'amaso y'abantu ari yikomeza gutuma abantu bandeba bakibaza ibya Gerard bikabayobera mfite inshuti mbwira muririmbyi yaravuze ngo nabonye umukunzi mwiza niwe nyiri imbabazi byose arabishoboye ibyo umugore wanjye adashoboye uwo mukunzi arabishoboye
ibyo inshuti zanjye zidashoboye uwo mukunzi arabishoboye. Umutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe yamubwiye. Rero ntekereza ko nimba turi mu murongo w'abana b'Imana, hari amakuba yanjye utazapfa wumvise kandi nyafite, kuko hari uwo nyabwira, kandi uwo nyabwira nta nyumva nga nenge, nta nyumva nga seke, nta numva nga negure, ahubwo uwo nyabwira aransubiza, niyo atanshubije arampumuriza, akavuga ati humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndakumva, kandi imbere y'uko ubimbwira mba namaze kubimenya. Rero intambara tuyikure mu buryo bwo kurwana, mu buryo bw'umubiri, dusubire ku isoko turwane intambara y'umwuka. Uko niko Paul yaravuze ngo kuko nge maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizerwa, narangije urugendo amahoro, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'Imana izamakuru rya Musa. Nidushaka kurwana nk'abana b'umubiri, isi kuko tutemeye kuyikorera izadukoza isoni, ariko nidushaka kurwana nk'abana b'umwuka, isi tuzayikontorora, tuzacisha bugufi byishyira hejuru. Ariko nidushaka kurwanisha umubiri kandi tutaraba umubiri, ntabwo tuzatsinda. Urakurikirana? Ibanga ryo kurwana urugamba ni ukumenya uwo wemeye, kuko nge hari abantu ntavugana nabo, hari abantu ntasubiza. Kubera iki? Bafite uwo bakorera, nanjye mfite uwo nkorera. Nindwana urugamba mu mubiri, ndaza gukora amafuti menshi. Ninkora amafuti menshi, isi iramana. Ariko nindwana urugamba mu mwuka, biravuga ngo dufata ibitekerezwa mu mitima tukabigomorora Kristo. Rero ndakangurira abantu bose n'abandi bari mu rugamba, rwaba ari urw'ingo, rwaba ari urw'inshuti zabo, mureke turwanire urugamba mu mwuka. Nitururwanira mu mubiri, isi iradukoza isoni, kuko icy'isi ishaka ni uko dukoza umwami wacu isoni. Icy'isi ishaka ni uko dukoza umwami wacu isoni. Icy'isi ishaka ni uko ivuga ngo nimurebe ba bandi. Mureke tururwanire mu mwuka, bwoko bw'Imana. Mureke tururwanire mu mwuka, tuzagera kure. Mureke tururwanire mu mwuka, uwatsinze isi azadutsindira. Ariko ninza ngasubiza ikijambo umuntu runaka yavuze, ngashaka kugisubiza kandi nanjye hari uko muzi, ni umwana w'isi, isi zatunyega. Ariko nitururwanira mu mwuka, ukavuga ngo mwami, hari igihe kimwe nari nihebye, kandi nari nihebye numva ndi kure cyane, mfata icyemezo ndavuga ngo no, mubiri niturwanisha umubiri, kuko igisata turimo si cy'umubiri, twatsindwa. Imana yacu yagaragara nk'icisha bugufi. Rero abantu ntibamenya ko hari w'Imana, abantu bariga banatekereze, bareke ubugome, bareke inabi, bige kubana mu mahoro. Inama rero navugaga ngo umuntu wese, kuko nta muntu uvuga kuri Vital atari muri gospel, barekeye aho. Hari n'abatamuvuga ariko ngo bamuhiga bukware mwibanga, barekeye aho. Abo bamuhiga mwikawe mwibanga ntabyo nzi, kuko nemera ko inzego zacu zikora neza z'ubuyobozi. Barekeraho. Uyu munsi ni uri kurira, ni uri kuvugwa, ariko y'agasozi kamwe karwaje ibinyoro ugura ibirago. Icyo bivuze ni iki? Uyu munsi cyasenyurwa Vital, cyasenyurwa utabaye maso. Uyu munsi kiri kumuriza, nawe cyakuriza. Uyu munsi umubabaro afite, nawe wawugira. Uyu munsi ibyaga afite, nawe wabigira. Ntukishimire umubabaro wa mwene so. Niyo mpamvu bivuga ngo ntugashyushye inkuru y'umuturanyi wawe.
sindi hano gushyushya inkuru ye ahubwo ndavuga ku bayishyushya n'abazayishyushya ibiri kumubaho ntabwo utuye mu gisata cyawe ntabwo utuye mu ijuru riri ku isi yaba ari kurizwa n'urushako ejo ukazarizwa n'urubyaro yaba ari kurizwa n'urubyaro ejo ukazarizwa n'ubuzima isi irazunguruka murakoze ku ruhande rumwe nta namugira Vitali ko numvise avuga ati nditsimbye nta namugira Vitali yo kwitsimbura kuki akomeza kwihisha ntabwo nzi nimba yihishe nimba yavuze ko yihishe yarabivuze ati ibyo ni uburenganzira bwe kandi nizera ko ni uburenganzira bwe umuntu ashobora kwigaragaza kuri social media cyangwa agahitamo gukora atagaragara ibyo ni uburenganzira bwe ariko igihugu kiramukeneye ngo agikorere umuryango uramukeneye ntekereza ko icyaba gihari gituma yihisha cyashyikirizwa ubutabera nimba koko yarabivuze ariko yarabivuze ati nditsimbye ndihisha oya nimba yarabivuze ko yihishe igituma yihisha yagishyikiriza inzego z'ubutabera zikamufasha zikamurenganura akabaho nk'umunyarwanda afite uburenganzira bwose yemererwa mu gihugu nk'umunyarwanda ntabyo kwihisha abaye ariko koko bimeze numva ari icyo nama namugira kuko nta burenganzira na bumwe akwiye kubuzwa nk'umunyarwanda uri mu gihugu cye yego sibyo n'abakoze genocide ntabwo bihishe babayeho mu mudendezo babanye n'abandi banyarwanda murakoze dusa nk'abagana ku musozo hari ikintu yavuze abantu bakigiraho duty ariko nk'umushumba nshaka ko nawe wagira icyo kivugaho yavuze ati mu gusenyuka k'urugo rwanjye ntimurenganye umugore wanjye ni mwiza ntacyo ntwaye nta kibazo cye baranakundana ati nanjye ntimundenganye ariko nakoze ikosa rimwe ntago numviye Imana abihuza n'ikiganiro yakoze avuga ko igihe yajyaga gutereta umugore we Diane ngo Imana yamubwiye ko batari kumwe ariko ngo izabana nawe hagati ati ikosa nakoze nuko ntumviye Imana rimwe na rimwe nagiye mbona muri comment ati hari n'abagiye bashakanye Imana yavuze ariko bagatandukana ati aho ngaho Vitali uri kwibeshya ntago ari uko utumviye Imana nibyo navuze nicyo navuze umutima ubabaye uvuga byinshi hagubona ko ikosa ryatumye Vitali asenya ari kutumvira Imana nk'uko wabivuga no Imana ntabwo ari umuswa sinaniwe yari gubihagarika bitaraba yaba atari utumvira Imana yego Imana ifite ubushobozi bwo kwihagarika bitaraba utaragira ibyo udepasa ntabwo Imana yakwemerera ibihombo nka biriya sibyo ifite ubushobozi bwo ntabwo Imana yakwemerera kuko uri ubukwe ngo murangire ngo mumane ibyihombo kuri intebe ngo ugure iki nta igura ibitanda n'ibiki ibyo bihombo byose biguteze no atari ibyawe yabihagarika intambara bahuye nazo ni nk'izo n'abandi bahura nazo yego ahubwo nibazirwane bucece Imana ifite inzira ifite kubasubiranya bakabana ifite no kubareka umwe akabukwe n'undi akabukwe bagakomeza ubuzima murakoze turagushimiye yego ni 0788 458 18 ariko soza unasabira umugisha abantu reka mbasengere Imana ndasenze mu izina rya Yesu girira neza umukobwa warudukurikiye urugo rwiza umuntu aruhabwa n'ababyeyi ariko umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka hari abatarubaka bari guterwa ubwoba n'ibiri kuba ariko nemera kuri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi genderera buri muntu wese hari abari mu ngo batazirimo hari abazirimo bazibayemo nabi hari n'abamaze kuzisenya bamaze kuzivamo ariko icyo senze nsabye umuryango nyarwanda ko wawubaka ukaba umwe umuryango nyarwanda ukubahana umuryango nyarwanda ugashyira hamwe mu maraso ya Kristo harimo imbaraga zadutsindira ibyo byose urakoze mwami umugisha bari badukurikiye mu mpande enye z'isi abera b'Imana bakomeze kugubwa neza mu byo barimo mu izina rya Yesu amen.